Yewe burya babivuze ukuri koko baravuze ngo ishyari niwe mwarimu burya wo kuroga. Uzi ko tutari tuzi ko muri iyi filime burya uyu nguyu Shalom ari we wishyuye kugira ngo baze kwica uyu Cedric? Ese we ibi bintu wari wabiketse? Cyane ko ngo babeshye Shafi ko akareba kumbi ni uyu nguyu wari waragerageje kwica Cedric ndi twabimenya. Ubu se ko yatekereje kumwica bikiri kare kuri noneho akaba amaze kubona ko gutwara uyu mukobwa nta garuriro bifite, urabona noneho bizagenda gute? Njye ntabwo nari natekereje ko uyu musore ashobora kugira umutima kuri uru rwego, ku buryo atekereza no kwica umuntu kugira ngo akunde abone umukobwa. Ubu se noneho ahubwo azakora ibingana iki? Cedric ahubwo noneho araguye, burya yavuze ngo azabatesa cyangwa se azatuma uyu musore yifuza gukundana nawe kandi ari umusore ku musore, tugira ngo ni ugukina, kumbi burya niwe wari wohereje wa musore Kadogo kugira ngo aze kwica uyu nguyu Cedric. Barangije byose babigereka kuri Shafi, bituma Cedric atanga amafaranga yatazi ruhe na ruhe. Ubu se noneho nibimenyekana bizagenda gute? Njye ndumva natungwe rwose, sinari nzi ko uyu musore Shalom ashobora kuba yagira umutima mubi kuri runo rwego. Nagiraga ngo wenda ashobora gukora ibindi bisanzwe biraho, ngo kumbi niwe washatse kwica uyu musore Cedric kugira ngo abashe kuba yagumana uyu mukobwa. Kubona uriya Shafi afunze, kandi ikindi kibabaje nuko Shafi nawe yari yafunze ashaka kwica uyu musore Cedric, kubera ko ngo uyu musore Cedric yakundanaga n'uyu mukobwa. Ubwo bivuze nyine Shafi nawe yakundaga uyu mukobwa, ariko noneho uyu nguyu we yaraje yohereza umwicanyi mu nzu kugira ngo agende yice Cedric ari nijoro, nibarangiza bazabishyire kuri Shafi. Iki gihe Cedric yamwishyuye miliyoni 10, twaba tugira ngo ni Shafi washatse kumwica, kumbi ni Shalom. Ese ibintu wari warabiketse? Ndagira ngo nkubwire ko burya Shalom agifite akazi kenshi cyangwa se agifite byinshi byo kugira ngo yiyakiremo, ariko nyine nta kundi, natiyakira bizarangira ahubwo anakoze icyaha cyo kwica, kubera ko Cedric na Alisa ni pata na rugi, ntacyo wakora kugira ngo ubashe kuba wabatandukanya. Ariko kutiyakira kwe, kwikunda kwe ndetse no kumva ko ibyo ashaka bigomba kugeraho, urabona ko nyine gahunda ihari ari uguhembwa nk'uko yanabivuze. Ntabwo ugiye naketse ko uyu musore ariwe ushobora kuba yarapanze umupango wo kuba yakica Cedric. Gusa ubwo byatangiye kumenyekana kandi uriya musore akaba ari inshuti ye, wenda ntituzi ngo azabwira Cedric iki, gusa kuza kwica Cedric byo ntibyaba bigikunze kuko yamaze kuba inshuti nawe, kandi n'ibyo yabonye Cedric yamukoreye rwose nta mutima bashobora kuba yakongera kumugira. Gusa ntabwo ngira naketse ko ari Shalom. Reka tuganire muri comment tubwire uburyo iki gikorwa kibonyemo ndetse n'uburyo wabyakiremo nyuma yo kumenya ko Shalom ariwe washatse kwica Cedric. Ngiye twabanye ndi Isaac Sibomana, ngusaba gukora subscribe kuri YouTube channel niba ushyigikiye urukundo rw'aba ngaba, unakore like, share ndetse na comment kugira ngo tubwire koko uko nawe wabyakire nyuma yo kumenya ko Shalom ari wagerageje kubica. Reka ngushimire wakoze subscribe, nawe uyikanzura umuntu w'umugabo cyane. Ciao ciao, Imana ikurinde.